Hello everyone and welcome back here. Today we're going to study 12 adjectives that are used to describe feelings. I believe the lesson of today is going to be very interesting because I have even got stories for you. To those who love stories, today we're going to tell very good stories. But the stories are not going to be just stories. They will be there, first of all, to help us understand how those adjectives are used in real life situations. Plus, it will help us to practice affirmative, negative, and interrogative form. How do you form interrogative, negative, and affirmative forms using those adjectives? Muraho neza. Mu isomo ry'uyu munsi tugiye kureba amagambo 12 ushobora gukoresha ugaragaza uko wiyumva. Amagambo wakoresha werekana feelings, ibyiyumviro byawe. Turaza kuyagabanyamo ibice bitatu. Mu gice cya mbere turareba amagambo 4. Ayo magambo 4 turi bureba ariko nayo turayarebera mu bice bitatu. Igice cya mbere turareba ese wagaragaza gute uko wiyumva, ubyemeza cyangwa se ubihakana cyangwa se uri kubibaza. Urabaza uko wiyumva cyangwa n'abandi bari kubaza uko biyumva cyangwa uko bakwiyumvaho, niba ugiye kubivuga cyangwa niba abandi babivuze, ibyo byose wabisobanura gute. Ikintu kiri special uyu munsi cy'umwihariko nuko we even have 3 stories. Dufite na stories. Izo stories ariko ziraba ari zo kudufasha kumva izo adjectives turibe twize ayo magambo ese yakoreshwa gute mu buzima busanzwe. Buri gice kigizwe n'amagambo 4 kiraba gifite story yacyo. Mu gice cya mbere turaza kugaragaza adjectives zacu muri story ariko cyane twerekana kwemeza uko umeze, kwemeza uko runaka yari ameze, kwemeza uko bari bameze. Mu gice cya kabiri turibanda kuri negative, kubihakana, kuvuga ko utishimye cyangwa utababaye, kubihakana. Hanyuma mu gice cya gatatu nabwo turakora nk'ibyo mu gice cya mbere n'icya kabiri ariko cyane nitugera kuri story yacu iraba yibanda ku kubaza feelings, ibyiyumviro by'umuntu. Are you curious about what is going to happen next? Let us get started. Ndizera isomo ry'uyu munsi riraza kuba riryoshye cyane. Ariko mbere ko twinjira neza mu isomo ryacu, mwibuke ko turacyari kwiga online. Turi kwiga dukoresheje uburyo bwa Google Meet, aho twiga turebana aho waba uri hose, waba uri muri Asia, Europe, Africa, America, any part of the world. Mutwandikire kuri contact ziri kuri screen yanyu kuri WhatsApp tuganire, turebe uburyo ushobora kwimprovinga, kuzamura icyongereza cyawe utarinze kuva aho uri. Ariko munibuke ko dufite WhatsApp group. Dufite WhatsApp group aho abanyeshuri bahurira bakaganira, bakungurana ibitekerezo, ari nako ba practicinga icyongereza cyabo buri munsi, kuko iyo umuntu ahora practicinga bituma nyine atibagirwa ukigira ku bandi. Ni platform yagenewe abanyeshuri kugira ngo bungurane ibitekerezo. It's our WhatsApp group. Niba ushaka no kujya muri iyo group ya WhatsApp unyandikire, hanyuma turebe uburyo twagushyira muri iyo group. Muze kureba comment ya mbere kuri ino video, iraza kuba ari izo nimero za WhatsApp. Anyways, without further ado, let's get started. Nkuko twabivuze tugiye kureba amagambo 12 ushobora gukoresha uvuga uko wiyumva cyangwa uvuga uko abandi biyumva cyangwa abandi bavuga uko biyumva, kuko mu kwiga ururimi uravuga abantu bakakumva ariko nanone ushaka ko nibavuga nawe bubumve. So the first part is going to be made of these 4 adjectives. Why am I using 3? It's 4. Igice cya mbere kigizwe n'aya magambo 4. Ijambo rya mbere ni happy, irya kabiri ni excited, irya gatatu ni proud, irya kane ni surprised. Umuntu uri happy aba ameze gute? Umuntu uri happy ni umuntu unezerewe. Hanyuma umuntu uri excited ni umuntu noneho unezerewe cyane. Ijambo ryacu rya kabiri. Hanyuma irya gatatu proud. Iyo uri proud uba umeze gute? Iyo uri proud uba ufite ishema. Umuntu akubwiye ngo I am proud of you, abavuze ati ntewe ishema nawe. Niba ugize ikintu ugeraho, then people are saying we are proud of you, dutewe ishema nawe. Hanyuma surprised, umuntu uri surprised ni umuntu utunguwe. I'm surprised, ndatunguwe. Dukomereze kuri iyo surprised. Tugiye gufata sample y'ijambo rimwe muri aya 4, tugenda tubivuga, tuvuga se ndatunguwe,
Reka dufate surprised muri ano magambo ane ariyo dukoresha tugaragaza kubyemeza ko turi surprised, ko dutunguwe, kubihakana ndetse no kubaza. Nyuma turaza kugira story ikubiyemo byose. Ariko nidukoresha surprised gusa, ubwo twamaze gusobanukirwa n'icyo nandi magambo yose avuga, ubwo nayo uragenda ushobora kuba wakora interuro ahari surprised ukasimbuza rya jambo rindi kugira ngo umenye icyo bivuga. I am surprised, ndatunguwe. You are surprised, uratunguwe. He is surprised, aratunguwe. She is surprised, aratunguwe. Kuri he umuhungu, hanyuma kuri she w'umukobwa. It is surprised, kiratunguwe. Ikintu runaka kidafite ubuzima. We are surprised, turatunguwe. You are surprised, muratunguwe. They are surprised, baratunguwe. Hanyuma kubihakana, I am not surprised, ntabwo ntunguwe. You are not surprised, ntabwo utunguwe. He is not surprised, ntabwo atunguwe. Umuhungu. She is not surprised, ntabwo atunguwe. Umukobwa. We are not surprised, ntabwo dutunguwe, nta gishya kirimo. You are not surprised, ntabwo mutunguwe. They are not surprised, ntabwo batunguwe. Bo bantu runaka batari hano, ariko ushaka kwanakoresha izina ry'umuntu wenda ukavuga ngo Sam is surprised cyangwa Sam is not surprised, cyangwa se ukaba wavuga ngo Rukundo is surprised, Rukundo aratunguwe, cyangwa se Rukundo is not surprised. Hanyuma ushaka kubaza muri interrogative form, am I surprised? Ese ndatunguwe. Are you surprised? Ese uratunguwe. Is he surprised? Ese aratunguwe. Is she surprised? Ese aratunguwe. Are we surprised? Ese turatunguwe. Are you surprised? Ese muratunguwe. Are they surprised? Ese baratunguwe. This is how we can express our feelings using this word surprised. Nuko twagaragaza uko twiyumva dukoresheje ijambo surprised. Ariko kuko twavuze ku magambo ane, aho se twagiye dushyira surprised, ushaka kugenda hasimbuza ya magambo yandi. Happy, I am happy, ndanezerewe. Kubihakana, I am not happy. Kubaza, am I happy? Hanyuma ukagenda uyakoresha no ku yandi magambo yose. N'urugero, excited, twavuze ko umuntu uri excited ni umuntu unezerewe cyane. Ushobora kuvuga ngo they are excited, baranezerewe pe. Hanyuma they are not excited, ntabwo banezerewe cyane. Ubwo wakoresha no ku zindi subjects zose kuva kuri I, he, she, it kugeza kuri they. Are you guys waiting for the story as I promised? Ese mutegereje ya story nabasezeragije? Mwibuke ko kuri buri gice tujye dufite story. Ariko stories zanjye nagiye nzigira stories ziri simple cyane, sinzi niba muri buze kuzikunda, but I think you are going to love them. Gusa reka ntekereza ko muri buze kuzikunda. So our story is this. Umwari was happy because she passed her exam. Her teacher was proud of her. Umwari was excited to tell her parents. They were surprised and gave her a gift. It was a great day for her. Urumva ko za adjectives zacu zose zirimo. Reka tuyisobanure mu Kinyarwanda. Umwari was happy. Umwari yari anezerewe. Turi gusobanura twagendaga dukoresha is, ariko noneho hano reka dukoreshe past. Twavugaga aranezerewe. Ariko noneho hano reka tuvuge ngo yaranezerewe. Hari is turagenda tuhasimbuza was. Ahari are tuhasimbuze wa. Umwari was happy. Umwari yaranezerewe because she passed her exam. Kubera ko yatsinze ibizamini bye. Her teacher was proud of her. Mwarimu we yaratewe ishema nawe. Umwari was excited to tell her parents. Umwari yari yishimiye cyane kubibwira ababyeyi be iyo nkuru nziza. They were surprised and gave her a gift. Baratunguwe cyane, hanyuma bamuha impano. Kubera icyumba ko batunguwe,
ushobora gusanga umwari ubusanzwe ataratsindaga neza. So the parents were surprised. Rero ababyeyi baratunguye cyane, umwari wenda ntiyatsindaga neza before, who knows. Hanyuma bamuha impano. It was a great day for her. Wari umunsi udasanzwe kuri we. This is our story to explain our first 4 words describing feelings. Iyi story yacu ya mbere igaragaza ya magambo ane dukoresha tugaragaza feelings. Reka tujye ku gice cya kabiri cyandi magambo nayo ane. Ijambo rya mbere ni sad, rya kabiri angry, rya gatatu lonely, rya kane bored. Sad, umuntu uri sad ni umuntu ubabaye. Umuntu uri angry ni umuntu urakaye ufite umujinya. Umuntu uri sad ni umuntu ubabaye. Umuntu uri angry ni umuntu ufite umujinya. Somebody who is angry is dangerous. Ni umuntu ufite umujinya. Hanyuma umuntu uri lonely ni umuntu wumva ari wenyine. It's about feelings. Umuntu wumva ari wenyine. Hanyuma umuntu uri bored ni umuntu wumva yarambiwe. Reka tubikoreshe mu ngero. Naho turahitamo ijambo rimwe hanyuma urabushobora kurisimbuza ayandi yose niba wamaze kumva icyo asobanura. I am sad. Ndababaye. You are sad. Urababaye. He is sad. Arababaye. She is sad. Arababaye. Kundizera gutandukanya he na she twamaze kubivuga. It is sad. Kirababaye cyangwa rurababaye, ikintu cyari cyo cyose kitari ikiremwa muntu. We are sad. Turababaye. You are sad. Murababaye. They are sad. Barababaye. Kubihakana, I am not sad. Ntabwo mbabaye. You are not sad. Ntabwo babaye. He is not sad. Ntabwo ababaye. She is not sad. Nawe ntabwo ababaye. It is not sad. Ntabwo kibabaye. We are not sad. Twebwe ntabwo tubabaye. You are not sad. Ntabwo mubabaye namwe. They are not sad. Ntabwo bababaye. Kubaza ibibazo. Am I sad? Ese ndababaye. Are you sad? Ese urababaye. Is he sad? Ese arababaye. Is she sad? Ese arababaye. Is it sad? Ese kirababaye. Are we sad? Ese turababaye. Are you sad? Ese murababaye. Are they sad? Ese barababaye. It's now time for story. Ikino naho ni igihe cya story dukoresheje ano magambo ane. Let's talk about someone who's called Cedric. Reka tuvuge ku muntu witwa Cedric. Mwibuke mu ntangiriro y'isomo nababwiye yuko igice cya mbere cya story turaba twemeza. Mu gice cya mbere cya story twemezaga umwari ibyo yakoze uko byamugendekeye ku ishuri. Noneho kuri Cedric tugiye kwibanda cyane kuri negative, kuguhakana ibintu bitagenze gutya na gutya bijyanye nuko yiyumvaga. Let's go. Cedric was not happy at school. Cedric ntabwo yaranezerewe ku ishuri. Mwibuke twavugaga he is not happy kuko byari biri muri present. Noneho dukoresheje was kugaragaza ko byabaye kera. Muri stories zacu muze kubitekerezaho cyane, turi gukoresha past kugira ngo unamenye ese ibyo bintu biramutse byarabaye muri past babivuga gute. Cedric was not happy at school. Cedric ntabwo yaranezerewe ku ishuri. He was not talking to anyone because he felt lonely. Nta muntu yavuganaga nawe kubera ko yumvaga ko ari wenyine, yumvaga ari lonely. Kubera ko yumvaga ko ari wenyine, yumvaga ari lonely. Wibuke ijambo lonely. If you say I am lonely, uvuze ngo ndi lonely, uvuze ngo uri wenyine. His friends did not come. Inshuti ze ntabwo zaje. The class was not funny. Class ntabwo yari iri funny. Yabonaga nta gisekeje kiri muri class. And he was bored all day. Hanyuma aba bored umunsi wose. Yabaye bored. Umuntu uri bored ni umuntu wumva rwose yarambiwe, yumvaga yarambiwe. Ushobora nko kujya ahantu mu nama cyangwa mu bindi bintu runaka bihuza abantu, ako akumva speeches nk'abantu bari gutanga ibiganiro, kumva
biri kukuboringa, kumva biri gutuma urambirwa, tuvuga uti I am bored. Hasigaye rero igice kimwe. The last part is going to cover 4 adjectives as well. Igice cyacu cya nyuma nacyo kiraba gifite adjectives enye. Adjective ya mbere cyangwa se ijambo rya mbere ni scared. Scared. Rya kabiri tired, worried and confused. Umuntu uri scared ni umuntu ufite ubwoba. Umuntu uri scared ni umuntu ufite ubwoba. Umuntu uri tired ni umuntu unaniwe. Hanyuma umuntu uri worried ni umuntu uhangayitse. Confused, umuntu uri confused ni umuntu utarishwa neza, uri mu gihirahiro. Yes, niko twabisobanura neza in Kinyarwanda. Umuntu uri mu gihirahiro. Let's use examples. Aha naho reka duhitemo ijambo rimwe. Reka dukoreshe tired. Umuntu uri tired, umuntu unaniwe. Hanyuma ugenda ukoresha ya magambo yose. Ari tired ushobora kuhasimbuza ya magambo yose. I am tired, ndananiwe. You are tired, urananiwe. He is tired, arananiwe. She is tired, arananiwe. It is tired, kirananiwe. We are tired, turananiwe twebwe. You are tired, murananiwe. They are tired, barananiwe. Hanyuma kubihakana, noneho kuko tumaze kumenya uko guhakana bimera, ndaza kuvuga gusa kuri I, niyo ndi busobanure mu Kinyarwanda, hanyuma ibindi nawe ugenda ukoresha mind, ugenda ukoresha ibitekerezo byawe wumva icyo bishatse kuvuga. I am not tired, ntabwo naniwe. You are not tired. He is not tired. She is not tired. It is not tired. We are not tired. You are not tired. They are not tired. Mu kubaza reka duhindure, tureke gukoresha tired dukoresha confused. Umuntu uri confused ni umuntu utarishwaye ibintu, umuntu byayobeye, byacanze. Reka tuvuge ko ari umuntu byacanze. Ushobora kwibaza uti am I confused? Ese byancanze? Are you confused? Ese byagucanze? Ushobora kubaza umuntu are you confused? Byagucanze? Okay. Yes. Is he confused? Is she confused? Is it confused? Are we confused? Ese byaducanze? Are you confused? Are they confused? Let's jump with the story of Manzi. Nizere ko mu bantu bari hano hashobora kuba harimo umuntu witwa Manzi. We are going to talk about someone who is called Manzi. Reka turebe ibintu byabaye kuri Manzi. My stories today are very simple, but I think they are exciting and interesting. Nubwo stories zanjye ziri simple because zishobora kuba ziri exciting. Mwibuke rya jambo exciting kandi ziri very interesting. Ikintu kiri interesting nacyo ni ikintu kigushishikaje, ukumva rwose ikintu kiragushishikaje. Nubwo tutari kuvuga kuri izo adjectives, turi kuvuga kuzigaragaza feelings, ariko nazo tuzazivuga. Muze kubimbwira muri comment section niba hari izindi adjectives zigaragaza ibindi bintu twazavugaho. Was Manzi scared of the dark? Ese Manzi yaratewe ubwoba n'umwijima? This is very funny. Was he tired after long work? Ese yarananiwe nyuma y'urugendo rurerure? Did he feel worried about the noise? Ese yumvaga atewe ubwoba n'urusaku? Was he confused when the light went off? Ese byaramuyobeye, byaramucanze igihe urumuri rwazimaga? He asked his mom many questions that night. Yabajije mama we ibibazo byinshi iryo joro. Murabona ko twa practicinze ya magambo yacu ane: scared, tired, worried and confused. This is our last story today, the story about Manzi. Have you guys enjoyed learning through these stories? Let me know in the comment section if you have enjoyed the lesson. Anyways, let us call it a day for today. See you in the next videos. Bye.